abantu bafite abana bafite ubumuga mureka abo bana basohoke urumva babonwe n'abantu banatukwe nimvuga kino kintu mukitondera sibyo gade wo mwanya nuzuka ukambira nabi uko nje ndabyibuka njya ku ishuri gade nashobora gutambuka nk'ahantu gutya ntambutse umuntu akambira ngo reba icyo kimuga yurisene nkabyumva nkarira ubwa mbere nariraga mani umuntu yambwira gutyo nkarira mani rero ntuhagiye igihe nkaniheba nkavuga ati n'umuri nta n'icyo maze n'iki kino kintu ndeka mpita nakivuga. Disability is not inability. Kutajya kwiga mu bigo by'abantu bafite ubumuga biri mu bintu byatumye mbatafu mu mutwe, biri mu bintu byatumye nyine ntekereza kuri za gatagara zirahari za cyane bafite ubumuga. Urabizi ko guserezanya n'ibintu bisanzwe mu buzima, gutera ubuse bro baranserereje bambwiza ukuri kose kuri bwa bufura buragenda burashira urumva niyo mpamvu ngira ngo bahita humanity urumva bwa bufura buragenda burashira ndagira no mu nanjye ku buryo nanjye nagusereza utabura icyo unsererezaho nuko noneho hano nyine ubunya gasozi bw'wanyu bugushirira ndagenda nyine bya bintu byose ngo bambwiraga ngo kino mwumva na n'ikintu rukumbira aho ngaho abaniga baragiye baranserereza bagira ngo bari barampatanye baranserereza ndagira ngo umuntu nyine mpinduka umuntu kandi nta rwango ruhari ariko ngo bari inshuti zanjye barakurabuye koko barandabura nagenda ndera bajye biga bavanze n'abandi kubera birabafasha cyane. Wowe ku giti cyawe uri umutangabuhamya mwiza. Ndi umutangabuhamya kuko byo byaramfashije. Ndabyibuka njya muri primary bwa mbere bro nageze mu kigo urumva yego kujya muri classe kucara muri classe nyine gutya izina ry'Imana gadireka nkubwire naricaraga ishuri ryanjye rikuzuraho abana nyine baje kugira gute gushungamiriza kwiga bikananira. Mwarimu yatangiye ati ubungiye kuba biroti rero ati wa mbere mbanze mumekomera amashyi turakomba nanjye ndakomba ati uwizeye Enoke ni uwa mbere tina amanota 80 nangahe nanicaye imbere mbona hagurutse ndabanza ndikaraga ndikamafu mama kera yifuzaga kuzabona nagize gute namenye ubwenge nyine ababyeyi banjye bose bifuza kuzabona namenye kuko barambwira ati kagarara umunsi umwe garafurere wanjye ngo bavuga ngo Didier yanicaje arambwira ngo ubona uzisuma kwikorera imizigo y'abantu ati hoya ubona uzahinga ashwe uzakora iki ndakiraho ko nanjye uragigura kibura shanda kibura IT nyine tu abantu batarabizi ndomo IT abantu mutanga akazi reka mbya n'amakampani mu ndeye mu nkundi. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yo, what's up my people? So guys, reka nizere ko mumeze neza cyane kandi reka nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Ndabashuje rero bari burasirazuba birengerazuba mujyi wa Kigali majyepfo ndetse n'amajyaruguru ndetse n'aba diaspora buri agade nabo turabashuje. Aba diaspora ngo ni bene so ni bene data ushingira ku kisi ushingira ku ki reze sabana twese rega tuvuga ku mugabo umwe Imana niyo mpamvu ngo ni bene data it's data ujaze kuvuga ngo abantu bose ni bene data kubera ko tuvuga ku mugabo umwe w'Imana data twese wo mu ijuru. So guys rero nkuko mubizi ni kagarara ariko uyu munsi muri kubona ko naje mu yindi sura navuga ngo isura mutari mumenyereho bani mumenyereye ku isura ufite vibe ikindi nyine sibyo ra ndi gusaragura ukuntu nyine ariko uyu munsi nagira ngo tuganire hano bari bazi kagara buragati nawe nasanze uryo utarunze yego twakorana ariko ntabwo warunze ntabwo beshye kuvuga ngo nicyo twifuje no kubwira abantu tuganire ngo bifuje kumenya amateka yanjye so that's it why rero amuhiya uri kwifuza noneho amateka yawe tuyatangirire hehe mu buzima bwa busanzwe ubuzima ku ishuri ku buzima
tuyahereye. So ni ukuvuga ngo buriya iyo ugiye kuvuga amateka ikintu kiba cyiza uzanitonde ujya kuvuga amateka y'ibintu byagiye biba ntukabicemo hagati kuko iki gihe ntabwo uvuze amateka ahubwo nujya kuvuga amateka nyine uzahera aho yatangiriye kugira ngo hasobanure neza abantu babyumve kuko ntabwo wajya kuvuga ngo u Rwanda mbere rwari rumeze gutya na gutya cyangwa ngo ni uko ngo u Rwanda ngo nyine bisaba ngo uhere nyine mu mizi kugira ngo nyine abantu basobanukirwe neza. Okay. Nta kintu noneho watubwira nyine Kagarara ni muntu ki, yakuze ate, yakuriye hehe, ni urugendo rwari rumeze rute muri rusange? Bo first of all wenda no kuba batari banze amazina yanjye wenda atari Kagara nyine nkoresha shaka ibirayi cyangwa nshaka kubaho. Andi mazina yanjye asanzwe ni Uwizeye Enoch. So navukiye mu karere ka Rusizi, intara n'uburengerazuba, umurenge wa Giheke. Abantu bazi Giheke ahantu haba amata cyane, reka nasuhuza abantu b'iwacu Giheke n'abantu b'i Rusizi. Mvukira mu mudugudu bita Gitwa. Abantu b'iwacu nabo buriya abantu abasangirangendo abasangirangendo mani twagiye turuka ahantu hamwe. Abasangirangendo twakuye muri karitsiye zimwe, reka manza n'abasuhuze. Harimo abo twaba tuzi, abo mwamuzi kuri izi social media. Hari umusani nabonye ejo bundi bamwita ngo Copa Gang. Copa Gang uramuzi? Abo muzi. Umusani ngo abana bo muri ghetto ngo mu bifu siziri umuze. So uriya musaruro nabo naje kumenya ko ari Rusizi. So shout to kuri we. Ariko simbizi wenda niba, ariko narumvise ngo uriya muhanzi bita uriya bamwitandera ari Nesano man. Nesano abantu w'iwacu nabo nuko nyine aba yanyirengagije. Ariko nibyo wumvise, nibyo niko kuri guhari. Wowe urahazi se? Oya ni ukuvuga ngo karitsiye ndazizi ariko ntabwo nyirizina. So Kagara, rwari urugendo nyine rumeze gute gukura? Uvutse ryari? Uvukira mu muryango nyine umeze ute? So ni ukuvuga ngo njyewe nkunda kubwira ngo abantu ngo mbere y'uko ngira icyo mvuga cyangwa se mbere y'uko ntangira icyo mvuga banza ngashimira Imana kuba ngize amagingo nkiriho cyangwa se kuba ngize amasaha nkiriho. Nyine aba ari ikintu cyari gikomeye cyane tu, ni ikintu abantu badakunze kugira. Gusa njyewe bura Imana iravuga ngo mushime mu bibi no mu byiza. Gusa njye kuvaho nahereye kugeza ubu ndashima Imana. Reka impamvu nyishimye mbere y'uko ntangira ni uko niyo igomba gushimwa mbere y'uko ibintu byose bigira gute biba. Mbuso ni ukuvuga ngo urumbajije ngo byari bimeze gute famiye iki, wenda reka manze wenda mvuge kuvuka nyine ibintu bya kuri famiye yanjye. Ntabwo njya nkora deep yo cyane kuko I don't like it. So ariko ni ukuvuga ngo navukiye muri famiye nziza, navukiye muri famiye inkunda, ndetse mvukira muri famiye inyifuriza icyiza, mvukira muri famiye ishimishwa yuko natera imbere. Mvukira muri famiye yashakaga ko niga nkamenya ubwenge cyangwa se nkagira ikintu nigezaho. Noneho akarusho mama na papa bankunda nyine birya birenze. Ari ikintu kigikunda kuba wenda reka mvuge no ku bantu bafite ubumuga rimwe na rimwe. Mane buraduhura na haso nyinshi cyane ku buryo bukomeye cyane. Duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, akenshi usanga abantu nyine byarabaye bibi cyane. First of all, ku bantu bafite ubumuga bakunze kuvukira mu miryango, ugasanga iyi miryango yabo irabinena. Niba kwinena wumve kubanga, bakavukira mu miryango idashaka yuko basohoka babonwe. Uko bavuga ati niba narabyaye umuntu umeze kuriya, niba namuko bamubonye. For example, gadireka ngo urugero tuvuge nko mu bakire cyangwa se mu bantu biyubashye. Iyo aramutse abyaye umwana ufite ubumuga,
no kugira ngo amusohore nyine biba bijya bigorana. Uretse ko wenda hari icyo nabonye ko leta yacu nyine yagerageje nyine kuba yakora ibintu byiza, mbese yagiye yagerageje kuba yakigisha abantu ndetse ikabikora nyine ku buryo natwe cyangwa se bo nyine bumva ko nabo bashoboye, ariko ntabwo byari byarangira, ntabwo natinya kubivuga, ntabwo byari byarangira, haracyari urugendo. So ugasanga n'urugero niba ifamiye yibyaye umwana kugira ngo bamugaragaze biragorana cyane, ugasanga umwana ahora mu nzu, ugasanga nta muntu utava mu nzu, uwo muntu rero utava mu nzu mani nyine ni ukuvuga ngo icya mbere cyo bamaze kubona ko nta kintu ashoboye, bamaze kumufata nk'aho ikintu kiri aho ngaho kitagifite icyo kimaze, just nawe mu mutwe yamaze gupfa, kuko ni ukuvuga ngo uriya muntu aba yihebye. Ndakubwira ukuntu impamvu mvuze ibyo bintu, njye ndi umuntu wabashije guhangana n'ibyo bintu. Niyo mvuga guhangana ntiwumve ko nabihanganye ndi muri famiye, no, kuko naguye ko famiye yanjye yankundaga birenze, ahubwo tuyivane mu buryo bwa famiye no tubize noneho uwo muntu yamaze kugera hanze uko bigenda societe. Twese tugira imyumvire itandukanye. Wowe gara dushobora kuba urya ibijumba, ngiye ndya amateke, kumva ko cyangwa se ugasanga ukunda umuceri, ariko ngiye muri iyo nterereje, si ibintu byumvikana se, kandi nta nubwo abantu twahuza 100%. Icyo ni ikintu tugomba kumenya kandi tugomba gushyira mu mutwe. Ariko buriya nabwo niba kudahuza bidashoboka, ariko reka duhe ibintu agaciro, sibyo? Ushobora kudahuza n'umuntu ariko ukayikina agaciro, ntumubangamire. Ndabyibuka yewe nakuriye mu cyaro pe, navuga ko mu rugo ntabwo twari twifashisha, ariko none twari twifashe kuko mu rugo baratureze turakura, kuko ntacyo nigeze nyine mbura aho mutu, ntacyo nigeze mbura mu rugo, nyine mu rugo bakuraga ibishoboka byose tu. Uriya hari ukuntu nyine abantu atabari abakire, wenda atabari abakire tu, nyine ari abantu bari aho ngaho basanzwe, ariko umumera nyine Ronald nyine ewa much respect ku babyeyi tu, nyine umumera akavuga ati ewa nzemera nirye n'imana ariko abana banjye bagire gute babeho. Natwe nuko nyine mu rugo byari bimeze. Sinanashimira famiye yanjye cyane n'abantu badanje bo, ariko nabwo nakuriye mu cyaro kibi cyane. Man njye nakuriye mu cyaro, ntabwo nzanga ngo niyemereye ngo navukiye i Kigali, wapige ntabwo navukiye i Kigali. Tuye tuba proud y'ahantu duturuka. Wavukiye mu cyaro cyahatari nyine cyadanje, ewa no kuvuga serious, ndi nakubwiza ukuri, nagiye ahantu henshi, ariko nta hantu ndagira hameze nyine nk'icyaro cyo mu rugo navukiye. Oya mane reka tuvugisha abantu bacu barabize nabo, ntago ndi kubakiricamo ariko murabizi. Hano no hageze umuriro, ibintu bya mbere muri nta muriro twagiraga, gusa nyine kubera leta yacu, leta yumva ibintu kandi leta y'ubumwe, leta ihereza buri munyarwanda wese agaciro kandi kifuza ko buri munyarwanda wese yagira iterambere. Ubwo gutyo wacu hageze umuriro, ariko ibintu byantunguye none ibintu ntiyumvishaga. Urumva uri ko twakuze, nakuze nzi ngo iwacu nyine isi zarindi irangira hatageze umuriro, kubera ukuntu nyine nabonaga hameze. Ariko mwana n'umusaza nayo umuriro nyine biragutungura. Ariko uyu musaza wacu man ni umuntu wa danje, nta hantu kuri iki gihe hatari umuriro. Ntaho uko ni wacu hageze umuriro. Baje bone baramagaye barambwira ati gagara imeze bidavuga ati ni sate atongo tuvuye gufata amakashi pawa. Bavuga ati se bibaho ni mu rugo hageze umuriro. Bari nyine urumva ni mboso, urumva ni nkaho hantu nyine mbaga nagiye mbukira, hano hahandi shabateka Nyirankono. Umwana aramubwira ngo umwana wiwe aramuvuza ati Nyirankono ni iki, ntamenye ibyo ari byo. Nje nambaye ibirenge, urumva nje niga primaire, nambaye ibirenge kuva mu wa mbere kugera mu wa kane, ajya ku ishuri yambariye iguru. Wagize wambara ku birenge wowe? Njaragwa byambaye ubwa. Urumva nje nambaye ku birenge mani nkava kubera ko ntago ngiye kuvuga ngo impamvu nabyambaye nuko ngo mu rugo wenda ngo bari baramburiye inkweto twa boy nyine, ahubwo nyine niyamyumvire nyine y'abantu mu cyaro nyine twaye dufite, uko numvaga kwambara amaguru ibyo bintu byajanje bibaho byiza, aho nkumva n'inkweto ziri kumbamba. Kwambara amaguru nyine kugenda n'ibirenge nta nkweto wambaye, urumva
kugira n'ibirenge nta nkweto wambaye. Imana najyaga njya ku ishuri kuva mu wa mbere iwana nta nubwo nyine bajyaga, nta nubwo ndashaka ibaze ko mu rugo bazinguriraga nkazita nkagera n'amaguru kandi mu kikuzuba uzo nka gutya sura ko turi muri sama. Hari ukuntu kera twiga muri primaire twagatagira ute tugenda twambaye amaguru, noneho ukagenda hari ukuntu hasi hashyuhaga hagashyuha noneho ku buryo ukaragizaho akaguru gutyo ukumva karimo karashya urumva. Rero ibyo n'ubwo bwose tuba twaraciyemo. ahubwo ngira ngo hari n'ukuntu ngo kera bakuguriraga nk'inkweto ugiye nko gusenga ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu, noneho ukagenda n'ibirenge wajya kwinjira mu rusengero ukazambara. Ibyo ni byane ko byo twakoraga. No kuvuga ngo ukuntu bimeze urumva ko nyine noneho hageze nyine kuza kubaho, noneho abarimo nyine bakavuga ati uyu munsi iki gihe nta muntu, ariko ngo nabo babivugaga ariko bazi ko abashyitsi bagiye kugera gute kuza uko man nyine ni ibintu nyine byari bisanzwe tu. Akavuga ati nimivuga gutya abantu ntibumve ko ndi uwa kera. Abantu bavuga kagaragara wa kera ngo nayo guyize yambara ngo ngatambara inkweto reka ahubwo nyine nuko iwacu hatari hagateye imbere nyine cyane tu, kuko ubwo niyo myumvire nyine twari dufite. Noneho hari ukuntu nyine inkweto wazijyanaga wajya kugera mu muryango w'ishuri akora ibyo uzamba. Yego. Ntabwo wajya gutaha ukazamba uzikuramo ukagenda uzambaye mu ntoki. Ukagenda uzambaye mu ntoki. Kandi wumve man uzi ko ahantu nigaga primaire man hari ahantu kure ahubwo nanjye nibaze ukuntu nahize imyaka 6 biranyobera. Uzi ko nashobora kuva, niyo mpamvu man nyine niyo mpamvu mbabwira ngo mwabantu reka mbwire ababyeyi ndi gufokasinga ku bantu bafite ubumuga, sibyo? Abantu bafite abana bafite ubumuga mureka abo bana basohoke, urumva, babonwe n'abantu banatukwe. Nimvuga kino kintu mu cyitondere, sibyo gade wo mwanya nuzuka ukambwira nabi, kuko nje ndabyibuka njya ku ishuri kandi nashobora gutambuka nk'ahantu gutya ntambutse umuntu akambwira ngo reba icyo kimuga yurisene nkabyumva nkarira. Ubwa mbere nariraga mani bwa mbere umuntu yambwira gutyo nkarira mani rero nkagiye nkaniyeba nkavuga ati muri nta n'icyo maze n'iki byose natama nkana akavuga ngo dore ngo kiriya kintu nyine amagambo nk'ayo ngayo asesereza natama nkara abantu bakavuga ati dore kira nyine nkumva nyine sindi umuntu uko byasa, kuko niba ngera mu bantu bakavuga ati dore kiratambutse nyine nkumva nge ntabwo ndi umuntu. Ibyo bintu ikintu bifasha the first time urarira, ariko uko ugenda ubimenyera ugenda urushaho kuba strong, ukavuga ati ariko ubundi niyo bambwiye bino bintu yego so nababaye it's okay narize it's okay. Nyuma yo kurira byampinduye hiki bagiye ku ishuri bariza nanjye ndi kwiga bazanye amanota nanjye ndi kuyazana, ku bundi ubu ngubu si ubukorye nuko nagiye mba strong. Ntabwo byigeze biguhutaza se mu masomo yawe? Mu masomo byaramputazaga urumva, mu masomo byaramputazaga cyane. Kobwa basigaye banyandikira bambwira ngo nabaye mwiza amafaranga ngo nabaye mwiza takakubona kaze mwese umuntu araga banyandikiye kagara ngo harakeye cyase ko batabimbwiraga shaka. Noneho nyine n'ukuvuga ntabwo byigeze biguhungabanya nyine ngo ndabyibuka njya muri primary bwa mbere bro nageze mu kigo urumva yego kujya muri classe kwicara muri classe nyine gutya izina ry'Imana gadireka nkubwire naricaraga ishuri ryanjye rikuzura abana nyine baje kugira gute gushungamiriza kwiga bikananira rimwe na rimwe kwiga bikananira ngata ntacyo na kimifasha cyangwa se nanicaye mu ishuri nkabona nyine nicaye ukagira ngo ninjye bari kwiga yego ko abana bari kundeba nyine numva nanjye nkiyumva mwipfunwe n'ibiki byose, ariko so uko bigenda nyine bigira n'ibiki byose kagenda ndushaho kugira gute kwimenya. Hari igihe wigeze kuzana amanota mabi bitewe no kwiga nabi kubera ndabivuga gutyo ndabivuga no kuvuga ngo mane reka nkubwize ukuri buriya ngende umuntu wizerera mu Mana cyane yego kandi umuntu wizera ko ukishaka niko yakugira, kandi umuntu wizera ko Imana ishobora kugira gute guhindura ibihe. Imana buriya iyo ukoze cyane
sibyo cya mbere ukita ugakora cyane nimba gukora ntiwumve ngo uzicara ngo byizane gukora ugashyiraho no gusenga ukizera Imana ibyo bintu birakora impamvu mbivuze ngo izina ry'Imana akamubwira n'abari mbanje wenda niba ari iki kiganiro bazayibona ba Yozefu ndamushuje cyane mwari wagishe muri primary yagiraga inkoni yajyaga kubita inkoni zo mu mutwe yagiraga gashari haraka boro kashari nyine gakoni gato mu mutwe yakujyana kwandika a bageze kujyana kwandika a ku kibaho niyandikira u ibaze mari none ibaze kuri rero yo kugiraho na a utamenya kwandika waje kubwira ngo andika a ukandika u gucanganyikirwa gucanganyikirwa Yozefu yajyaga bakonera kubitaga mu mutwe papa mu mutwe gusa n'akuntu kira batwogoshaga bakogosha inkorombore nimvuga inkoromborera handi ku buryo umuntu yari kugira gutya yakirebamo n'urwembe nyine n'urwembe mu rugo banyogosheshaga kanyogoshesha urwembe pe kunyana niko yajya no Yozefu yagera yamunago ntubakogoshe gutya agakora ire gukubitaga mu mutwe uri usanga uturamukushushanyije mu mutwe ariko so nta bundi bugome bikorega ko ari kugira ngo tugere gute tumenye yego kandi byaje kugira umumaro so ndaramushuje cyane kandi ndaramushimiye ku byo yakoze ndetse n'abarimu bose bangishije tubagera tubivuga turajya tubigaruka reka mvuge ko ibyo bintu arumbajije ngo negeze kubaho ngo amanota wazana amanota mabi nyine kubera kwiga nabi kubera kuri nje kugira ayo manota si uko nari umuswa ahubwo nuko numvuga ngo muri nje ntacyo nshoboye kubera iki ya magambo aturuka ku ruhande ya magambo sinigeze mbuwa nyuma y'ishuri ariko habuze gato ngo mbuwa nyuma umwanya nagarukiyeho nabo yo 30 mu banyeshuri 35 uri wagiye wowe 30 mu banyeshuri 35 rero nyo bita gukinga ishuri uri wagiye ne nagiye urumva nivuga ibintu ntutekereze ngo nuko ngo byayimeze ahubwo ni iki iyi ntari isonakiro ngo ndinde yego mani ni ukuvuga ngo mu wa mbere bimbayeho sibyo mu wa mbere nabaye wa 20 mu wa mbere umwanya nabaye wa hafi ni wa 26 ari nabaga nibe 29 30 ndamanuka mu wa kabiri 30 mu wa gatatu mbona mbaye wa 9 mvuga ati ntago ibintu bishoboka wangeze mu rugo mumva mama we mumva mani mubyeyi mashama mubyeyi wanje nyine ari umuntu wa danje reka navuge ngo rest in peace yego to my parents urumva ukomeze warukira amahoro kabisa bakoze ibintu bya danje so ibyo ntitubyinjiremo cyane mbona ukuvuga ngo rero noneho man nyine mu rugo barishima beretse biroti barishima ati noneho yabaye wa mbere ati noneho uwakenda no kuvuga ngo yari nk'uwa mbere kuri njye nagiye biroti nayo twaye gucya ku gahanga kuvuga ati nta muntu wanamvugaho nta n'umuntu noneho wanankuraho uzi ko ku mwanya 30 ukaba wa 9 yabaga ari ibintu nyine byatanje mbo so byo birabaye ibyo biraba ndakomeza njya mu wa 4 ngeze mu wa 4 ngo naho twatangiye kwiga ngo icyongereza ngo social studies noneho tuba tugiye mu cyongereza tugeze mu cyongereza mu gihembwe cya mbere nsanga nisanze kuri mwanya 30 wanjye usubira ku mwanya wawe wasubiye ku mwanya wawe umwanya wanjye nongera ngusubiraho the first time gihembwe cya mbere icya kabiri mu 14 urumva ko nyine ntabwo nakubitaga pe izina ry'Imana burya abantu batazi umwanya ukuntu umwanya wanyu muryana ntabwo abantu babizi umusore kumbaza iki kwe kumwihoreye so urumva man ibintu nyine so ndabyakira ndavuga tungu nyine nta kundi so ariko hari gihe byageraga ura niba mbwira mbaye 30 wenda mu gihembwe cya mbere
cyakora ugasanga namanutse umva nkabangiza amahirwe kugira gute ko amanota yo kwimuka kuko mbabwiza no kuri abantu wenda ndi kuvuga bino bintu munagiye umuntu ashobora kwibaza ngo ese Kagarara niba yarabonaga ayo manota ubundi yimutse gute sibura ngo sime bamugiriye oya nabaga uwo mwanya ariko mu kindi gihembwe nyine ugasanga hari ntuza nakoze nyine amanota akiyongeraho bukeya nagira imana nkabona niba ari senkana yo kwimura nkabona delegate nyaguyemo ukayasitara bavuga ati imana ishimwe nkakomeza then ndabyibuka ngeze mu gatandatu primaire urumva nibwo naje kugira uti kuri national kandi icyiciro cya urakize umuswa umudayimoni umuherakwere ubu yari ibintu byinshi cyane bayishakiraga amazina ateye ubwoba ese ubundi yasobanuraga iki isobanura ikiriya nyine ni unclassified nyine unclassified ntabwo nyine wigeze wiga ntabwo uhari umeze nk'umuntu utarigeze uhagera ntabwo wahageze uhagera unclassified kabisa urumva niyo mpamvu nyine ubu bayihaga ibintu bibi man sinkubeshye twakoze national sinigaga kumbona kwa kundi ngo abana ngo bakuze ngo biga ngo n'ibiki usanga umwana ari muri tide sinigaga umunye kwiga nabaga nigiriye muri Nyirankono niho uri kumbariza runonko reka mvuge muri runonko bura nyimvuga Nyirankono uko wumva ngendo birusize nshobora kumvuga imvugo ugasanga ubwo nari nasigaye runonko kabisa runonko ngo sanga ewana nigiye muri runonko turi buze no gushyiraho buretse ariko ese buriya runonko ubundi kubera iki runonko ubundi nyine runonko nyine urumva ibijumba ni ukubyotsa kubera icyo abantu batagendaga ngo babyotse nyine bisanzwe ahubwo bakajya kubaka ni ukuvuga ngo abantu babizi bo barabizi mani runonko burya uzi ko nyine ashobora gusiga ibijumba bitetse mu rugo mu isafuriya nkajya kubaka runonko nkashyiraga nka kuzuba nkubaka runonko kugira ngo ibijumba byo runonko biba biryoshye kubi biba biryoshye kubi cyane ku buryo udashobora kuri ibyo mu nkono ibaze ko gutya nicara nkabikumbura njya nkumbura ibijumba byo muri runonko ahubwo ndashaka kuzajya mu rugo mfatanye n'abana b'iwacu kubaka runonko nongeye niyibutse narabyibagiwe so ni ukuvuga ngo rero umwanya ngiye kujya kwiga kuri etide nabaga nibereye muri runonko ugasanga so nyine nta mwanya nyine mbonye ntabwo bihaye umwanya tugiye kwa national kandi baza kujya kwa national utageze wiga habe no kuri amwikayi ngo twagira ngo amakayi ngo gutya ngo ndareba ariko sinigeze ndeba no mwikayi nge naragurutse imiti njya gukora nyine no kuvuga ngo ikizambi cyarejo nyine sinenze kureba mwikayi ngo niki ahubwo naho nari umuhanga gucura inkota urabizi gucura inkota tugiye ntabwo narinze ako uzi icyo bivuga so mwana wakiga ibintu ukayoberwa mwana nta nubwo wigeze ucura inkota yewe reka ntabwo nuzi nari gucura inkota gute erega umenye ngo nongeye ikintu kibi cyambagaho nacyo cyankurikiranye ubu ngubu ndagira imbere muri rumu ya gizami ati wowe ngo wicare hano imbere ngwino wicare imbere yacu bakakujyana imbere nta kintu ujyanye imbere y'ibidanago urumva ahantu se wakopera ute kugira ngo ntiwicare inyuma ngo wicare ahangaha imbere ngo batakubangamira bo bakaba bazi ngo ni impuhwe bakugiriye kandi baraguhemukiye ariko biriya bintu hari ikintu byafashije byatumye bijya bituma uko na n'ubu ngubu biracyaba bijya bituma njya mu kizami ariko kuko nibutse ko ejo bundi tuza kuri kaminuza intebe yawe nasanze iri imbere wasanze iri imbere ya ntebe wageze uyibona inyuma iriya ntebe yari iri imbere nuko ngo wajya ni utuntu bavuganyeho nyine mujye mumwicaza imbere shaka imbere no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo ngomba kujya mu kizami nzi ko mfite full package kuko uri kuri wewe wenyine kuri njye ninjye uri kwirwanaho ubwanjye njyenyine kandi nshimira n'Imana igiye ko ibyo bimfashamo yego so national rero national mbanye kubisemo ndakoze simbaze ngo nakoze biki ko nanjye ibyo nakoze simbyibuka mbanagiye amanota yo gusohoka gafe niyo wagiye kundebera gafe aravuga ati ngiye kurebera sha ndeba byagenze uto zigara umutima uri mu bicu
araza numva nta telefone nyine twari dufite kuko ni ngo iterambere ryaraje umwana asigaye yicara nyine agahita yireba kuri telefone bitari bijya kutinda ariko ubwo nyine twagira ngo batumanitse yego ariko bamanika gutya ku gikuta cyangwa se ukajya nyine kwireba nyine ngo ku mashini ngo tujye ngo kwireba ngo ku mashini yego twaraga kode yawe ukajya muri cyber bakagufasha njyewe rero Garafero yagiye kundeba araza ageze mu rugo ati kuko urumva mu rugo abantu banze ku kazina ka Didier ndashuje cyane abantu banze ku kazina ka Didier rwose akazina ka Didier arangije kumva nk'umuntu aramamagaye ngo Didi bimeze bite ndavuga ati ni sa uzo ngo narinze kutanyitaba ndavuga ati rega ni iryanjye ryo ryankujije ntabwo nakizina ryankujije akazina ka Didier rwose nk'abantu ngo ujye nge niduhura izina rizakubangukira biryo uzampamagara pe ari Kagarara ari Enoch ari Didier yose ndayemera nta kibazo ari abantu biwacu rero ndabasura abantu bazi kuko zina ka Didier iwacu buriya uretse nyine wenda ko Kagarara ryo rimaze nyine kumenyekana ariko mbere ntabwo ari kujya iwacu uvuga ngo Enoch bamumenye ni Didier kuko niyo umuntu ambonye iwacu akavuga ati Didier iwacu yaravuye ku ki Didier ahantu ryavuye ni ukuvuga ngo yavuze Dieu mu gifaransa nyine bivuga Imana Didier urumva Imana nivuga yijemo igifaransa karabaye ni ukuvuga ngo Dieu ni Imana nyine urabizi Kagara ufite imyaka ingahe njyewe 24 Nazi ikibazo kukunda kukimbaza mani ariko njyewe numva nyine ari akabazo keza nyine nanjye nagucuje ku buryo bwiza 24 na 9 nta kibazo wowe wongereho na urumva araza amanota araza Garafero nyine amaze kuza ubwo yaravuye kuyareba arangije ahita aza mu rugo aravuga ati waje muri ndavuga ati ndapfuye nari mbizi none mama aranyica telefone ariko nari mbizi ko ndi buyizemo ariko abimbwira gutyo ariko banza kuntera ubwo ati uwayijemo ati uwayijemo aturasibira gusibira ndavuga ati ndapfuye nana yanze ko nini rasego mvuye kwa kira kigo ubu ko ngiye kwasubira bihano biravuga ati ndapfuye noneho ndatuturwa ngiye kumva arambwiye tereka reka ati ntago ayijemo ariko habuzeho gato ndavuga ngo ntuyo gato ntabwo ndeba icyambere nuko ntayijemo iyo gato ntaribi iyo gato yireke wiyumva rero ko wapasinze numva ko napasinze ndavuga ati Imana ishimwe none habagiye hiki nshimira Imana avuga ati Imana irabikoze man ibaze turagoze kuvuga kuvukira mu cyaro mu buzima butari bwiza urumva muri famille navuga ngo ngitarenze ugasoringa rimwe n'rimwe ukagenda nyine ugera gute upase nka bintu ugenda agera gute ubicika gahoro gahoro urumva ni ibintu biba bigiye bikomeye ariko bisaba umutima ukomeye bisaba kwihangana ndetse no kurwana kigabo nyine wa gisirikare urumva kuba umusirikare nanone buriya nje nizera ko kuba umusirikare akenshi n'umutima n'umutima buriya so urapasinga so gukomeza amashuri rero gukomeza amashuri tuba turagiye mba nkubise hehe muri segonderi urumva ubwo nahise njya kwiga iki nayine urumva ngeze muri nayine ngeze muri nayine ndabyibuka mu wa mbere yego ndavuga atari ku ubundi ndindi uriganiriza urumva zaturaguza abantu bakumbona bakanseka bakamvuga n'ubundi ziracyandiho ndacyakomeje biracyandiho ntibiramvaho niyo mpamvu uragada burujye ubona ngewe nta muntu ushobora kumvuga bano bantu baza biyandikisha muri comment buranda bareba nka nyine nkavuga ati aba bantu bazobona ari kubwira rinde njya n'umuntu ko bana kuri TikTok yanjye baza bakivugisha ibintu nyine biraho ngaho ngewe nta muntu nyine ibyo bintu babambwira mbona narabyumvishe kera nta gishya ubumbwiye nta gishyashya nyine mba numva nkaho urameze nkaho urimo urata umwanya nyine biraho ngaho kabisa so mbona noneho rero ndakomeza
ubwo ndi kuvuga ngo ndi kwitekereza vuga ati ndinde ubundi nditekereza ndavuga ati ubundi ndimo ndashaka iki in my life. Yego. What is my purpose? What's my objective? Who are you? Who am I? Nsanga burya koko nuwo ndiwe kandi ibintu byanjye ndetse na future yanjye iri mu biganza byanjye n'igomba kugira gute kwiyubakira. Mbona kuri ino si uretse umubyeyi wanjye mfitiye impuhwe nta wundi muntu mfitiye impuhwe. Yego. Urumva nsanga ninjye muntu ugomba kwiyubakira iki ejo wanjye hazaza. Nsanga kuba nduwonde cyangwa se ukomeze ntibinyemera gukira gute icyizere cy'ejo hazaza cyangwa se kudakora abandi. Ntabwo bya guha urwitwazo. Ntabwo ari urwitwazo pe habe namba. Ndavuga ati uruzi n'ikindi buri uyu munsi none ngiye kuba ndi mu none wa wundi wanjyewe nanga kugaragaza reka none agaragara none sasa abantu bamumenye. Mbona atangiye ndavuga ati ewa ndize abyuka mu gihembwe cya mbere bankubise wa 12 muri segonde. Ubwo ndi nagiye muri segonde nzi ko nzajya none mbu hanyuma w'ishuri kuko ntageze nifitiye na gito pe ariko maze kwitekerezaho ibyo bintu. Uzuru wa 12 mu gihembwe cya mbere mu gihembwe none anjura ngakano ko muri segondaire ndavuga ati byaje. Igihembwe cya kabiri ndamanuka narazamutse mu bitabo babiri wa 14 none sinagiye muri mirongo cyangwa se muri 20 ahubwo ndimo ndahadwana hehe basubiye intambwe imwe muri 10. Urumva ko hari kurunye birimo biragenda bihinduka none mpita ngo mbanira ngo wa 10 sasa ngeze mu wa kabiri igihembwe cya mbere mu wa kabiri ubwo niko ngena mpasorenga n'ibyo bintu byose ngiye mvuga mba nkubise wa 9 uwo mubarumu wumva ko nabaye wa 9 kera mu bakanga mu gatatu hehe primary none nongeye kuba ngeze none mu wa kabiri no secondaire. Ndavuga ati ariko ibi bintu bishobora kuba byashoboka none ntajya no kugira gute gushyira mu imbaraga. Confidence no ziraza ndavuga ati ariko nibi bintu bikoze nkarushaho n'abantu bazima biruka bavuga ngo uyu muntu uyu nguyu waye noto n'ibintu nishobora kuba nagira gute nabikora. So ndavuga ati I have to put all my potential for this kandi abizi ko nzachivinga goal yanjye. Ndatangira ndakora ndiga kwa ko ntakoraga etide natangira ndazikora. Igihembwe cya kemba nkubise wa 8 icya gatatu ukubitwa gatandatu ndavuga ati ndakaswingirira ubuzima no mu maraso. Urumva ndavuga nti none usasa ibintu bitangiye kugira gute ibintu bitangiye kuryoha byatangiye kuza mbona passense mbanje he mu wa gatatu nimereye neza kutunaza twanye tuzima. Ndavuga ati shano ntago muzanyana nabonye imbaga mu menyo none ntangiye no kugera none natambuka nakumva ko ari nje bavugaga ngo kanaka cya nyine yamazina ngo cya kiratambutse. Avuga ati ngeri kuri ku wa gatandatu avuga ati nta n'umuntu wanamenya ababivuga bakangahe. Urumva babivuga none nje niba mfata mvuga ati none ndi kuba gutya none ibintu nzabishobora ko byasa kose. Ngeze mu wa gatatu gadi mu wa gatatu nunaje nunarakaye bijya biriseri. Igihembwe cya mbere ndabyibuka sinzabyibagirwa mba nkubise wa mbere mu gatatu secondaire ubuzima bwanjye noneho hari ukuntu nyine bahamagaraga bagahamagara ugasanga nyine ko umwarimu afite nyine nuza nyine umuntu bazaranga nyine biroti mu ishuri akavuga atangira akavuga ngo songo mwese mwakoze neza umutungo ati none kadira avuga ati mana yanjye ko mvuye mu wa kabiri mu wa gatandatu none mu wa gatatu none mana yanjye ndabuguka. Ariko nayo niyizeye kuko amanota nabonaga tuma examen cyangwa se mu matest nyine yanyemeze ko byasa kose mfite umwanya muzima nkumva ntabwo bananafite none ntabwo nkumva none ubwo ntabwo bananafite.
ati mwarakoze neza, ati kuba mwese nyine mwaragerageje, ati gusa n'abataragerageje basanga bataragerageje ngo acyara amahirwe kugira gutiye kwikosora bakazagerageza ubutana bwate kugeza bose no karabaye mwari no munyutse ko nyine hari abana urumva haragiye ufite abakompeta nyine muri classe mu kompeta uvuga ati kanaka ntaga zancaho ariko nta rundi rwango ahubwo ari kugira uti nyine ari n'uburyo nyine komisiyo nyine bisanzwe tubabira aho ngaho. Noneho mwari mwatangiye ati ubu ngiye kuba biroti rero ati wa mbere banze mu mikomera amashyi turakumva nanjye ndakumva ati uwizeye Enoke ni uwa mbere tina amanota 80 nangahe nanicaye imbere mbona hagurutse ndabanza ndikaraga ndikamafuru wumva twambaraga udushati tw'umweru naje mpita hari ukuntu kaboro nagiraga nako nakugira ukuntu afunguraga nakundaga nyine kwambara ishati nayifunguye nyine ngamo gatuza hari ukuntu nayifunga n'ubifungo bitatu abantu nkayifunga hitangira guca nkahitanye ku bitogo ukanze ukaryifoto mpita ndahaguruka nuko abanyeshuri bose bahita baratungurwa bavuga ati ntabwo bibaho ndahaguruka bona confidence nyinshi cyane ndavuga ati yes Imana nyine ni Imana ni ibingibi ikora. Ndavuga ati ku mutima netse mvuga ati nta n'umuzongera kunkura ku mwanya wa mbere. Urumva byatangiye bimeze gute? Byatangiye abantu bavuga ngo uyu nguyu nta kintu. Urajye unabibona erega ibintu tuvuga n'ibintu biba bigaragara. Ujye unabona muri comment abantu baza babivuga. Urumva? So ndavuga ati none ibingibi burya bintu nabishobora. Umwanya wa mbere mbana wucyuye. So noneho mama kera yifuzaga kuzabona nageze gute namenye ubwenge nyine ababyeyi banje bose bifuza kuzabona namenye kuko barambwira ati Kagarara umunsi umwe girlfriend bura girlfriend wanje ngo bavuga ngo Didiye Didiye nawe kazira rero izo gashyira urumva yarambwira ngo umunsi umwe girlfriend ndamushimira bamwita Jafet ndamushimira cyane ari mu bantu batumye nkanguka urumva nabo bakatuma amenye icyo nshaka banicoje arambwira ngo ubona uzisuma kwikorera imizigo y'abantu ati hoya ubona uzahinga ashwe uzakora iki ndakiraho ko nanjye uragigura kibura shanda kibura iyo ukiri umwana nyine wumva iyo ugoye gutyo bakwanze ariko nawe byo bakubwiye aba ari ukuri amagambo yambwiye ari magambo yatumye ngira gute nitekerezaho cyagiye mama akivuza ko yazambona nyine ababyeyi banje akivuza ko bazambona na papa nagize gute basi nanjye hari icyo nashoboye mu ishuri twarabyifuzaga cyane ubwo ngo mu rugo barankundaga birenze ku buryo menye yo nkiri wa mbere man nabaye wa mbere narishimye ariko ikintu cya mbere nishimiye ndi kurira kuba mbere byanjye biri mu bintu byandijije ubunye sinyapfa kurira n'ikintu kijya kindiza kibaho nge ntacyo ariko icyo gihe biri mu bintu byagize gute byandijije uko naravuze ati so it's a good mbaye wa mbere ariko mbaye wa mbere bro nta mubyeyi wanjye n'umwe uriho nakereka iki iyi move aka kantu nkoze uko mama yifuzaga kuzabona nazanye biroti iriho amanota meza ndavuga ati mana yanjye kubera iki ibintu kuko mbibonye mubyeyi wanjye yagize ute yaragiye nimvuga bino bintu ntimwumve ko hari icyo ndi kubivuga kugira ngo abantu bihebye cyangwa se abantu bumva ko nta kintu bashoboye ndabwira abantu bose especially ku bantu bafite ubumuga mani ndetse n'abantu bose muri si twe twenyine n'abantu hari igihe umuntu mani agera akiheba kumva ko nta kintu gishobora kuba njye nagezeho sibyo nagezeho kera mani nkajya numva ko mu buzima bwanjye nta kintu nshoboye kibaho nari maze kubura both my parents maze kubura daddy maze kubura mami none nsigara numva yuko mu buzima bwanjye nta kintu na kimwe kibaho cyiza nyine nkumva ko n'umuri nanjye ndakora kujya gute no gupfa ariko so ibyo bintu ahubwo
ibintu nimbivuga gutyo ntimuvuge ngo Kagara ngo nagiye ngo kuvuga ngo no, kubakira kuhashize. Twebwe no kuvuga ngo tuvuga ahahise hacu kugira ngo twigire gute twubaka ahazaza. Yego, ibyo bintu government ikunze no kubivuga, sibyo? Twebwe turebe aho igihugu cyacu ageze gute cyabanje, bidutere kubaka ahazaza hacu kuri kuba guhari. Impamvu ga bino bintu ni ukugira ngo umuntu nawe umeze nkanjye cyangwa se ibyo bintu bishobora kuba byarabayeho, ntabwo ari ubuzima burangirira bro, ntabwo ari ubuzima burangirira. Uyu munsi urahasoringa, uyu munsi urakura bikanga, uyu munsi urabura bimwe mu bintu mu buzima bwawe ukunda, ariko ntibibe impamvu yo gucika intege cyangwa se yo kumva ko nta kintu gishoboka, ahubwo bibe impamvu yo gukora witeza imbere. kandi ibi bishobora kwanga biriya bikemera. Yes, ibi bishobora kwanga ibindi bikemera. Iyo niyo si tubayemo. Ntwite ku magambo y'abavuga, n'ubundi twari turi mu nazama man badutwise tuvugwa batanatuzi. Kuko kuvuga rero none ahangaha ntago nyine ntujye gufocusing ku ibyo bintu, no gufocusing ku hazaza hawe kurusha uko just wafocusinga ku bantu bari kukuvuga, because they are talking nonsense. Abavuga bazahoraho, bazahoraho kuko nanubu bariho bari nta kintu babihindura, kuko nanubwo reka turabavuga. Yes, nivuga nayo bishyiremo. Yego cyane, ni kukiremwa muntu nyine kize gute cyubakitse, ahubwo tujye tugira gute dufocusinga ku bifite agaciro kurusha uko twagafocusinga ku bidafite agaciro. Urumva? Kagara ubaye wa mbere mu gatatu, igihembo cya mbere, cya kabiri naho ubu wa mbere nabwo no nabaye wa mbere. Hari ukuntu mu gihembwe cya maybe mu gihembwe cya kane cya gatatu bajya gutangira biroti kuri Asembo n'uyizi se? Yego ndayizi, bakuru nyine mwatanaga abanyeshuri mirongo mukagenda ahantu bwagara ku mirongo. Noneho wa mbere noneho ndagaswe ingenge bajya kuduhera biroti kuri Asembo. Namaze kugira confidence imwe zitabaho ndi kuvuga ati n'ubundi uko byasa kose ni wa mbere wanjye. Noneho mu rugo icyo gihe mu gihembwe cya kabiri noneho batumye ababyeyi rero baza hari ukuntu nyine cyana cyabaga icyanyuma noneho ugasanga umubyeyi karakantu mani bakoraga kari keza, noneho ugasanga umubyeyi wawe niba waje kugufatira biroti, niba ufite umubyeyi umwana wabaye wa nyuma bagahamagara ngo gadi umubyeyi wakaza, umubyeyi wanjye agatambuka bakavuga ati dore umubyeyi w'ubwana abaye wa nyuma. aho yabaga ari yahitaga yiganiza umutima we avuga ati ni ngiye mubyeyi umwana wabaye wayima mw'iki kigo nyine kuvuga ngo nawe urubyumva iyo mwatahaga, ngira ngo urabyumva iyo mwatahaga. None wagize mwaku akaba ari dadi uza kuyifata, ni ukuvuga ngo mwataha ku gipfunsi cya danje mwageraga mu rugo ingumi zikarisha. Nabyo karimo ntabwo umuvuzi zero n'umusani wanjye baje nari no mushiti wanjye bya danje baje kuyimufatira basanga yabaye wa nyuma. Ntari haje ise baramagara ati sha asajya kwifata ariko ari kuryinya, navuga ati none bari kigenda yise. So noneho umva ababyeyi bari bateranye abanyeshuri bose bahari, na bamwe muri ababyeyi bajyaga so bagiye kumva ngiye hari haje nyine umwe muri famille yanjye. Yego, ati tugeze mu wa gatatu nigaga muri ati reka duhamagara mbere no ko bagenda baza bagafata ibihembo byabo n'umubyeyi wabo bari kumwe, kandi ati shaka byaza kose n'ingihe namaze kugira umwanya n'uwanjye zimwe zitabaho. Ati Uwizeye Enoch ni uwa mbere n'amanota yangaya nayo. uguhagarariye nawe umuhagarariye arangije ahita nkura mu ntoki, mwana wanjye ati mwana wanjye ati mehishemo mba ndahaguruka n'uwaje nyine kugira gute kumfatira biroti. Ndahaguruka
ndagenda kuri Asembo ababyeyi bose baratangara ngo ujye gukaraka ujye gukaza ubwenge gukaraka ngo sengura mwana burya ngo azubwenge ngo bungana kuriya ndahaguruka bro ndi fiyeri noneho hari n'abantu nyine mu kigo n'abari bose nyine batazi ko nyine ushobora kuperforminga animatrice nayo biramutungura urumva mbomba ababyeyi nyine ndatambuka nyine barambona avuga ati kabisa yego genda barampemba ndikata urumva kikaba ari ikintu cya danje kinarenze wambere ndabubonye gutsinda byo kuvuga ngo nabonye ibaruwa ko ari gukozaho cyabana kuko nahise mbona ibaruwa pe kuko hakoze national exam bitandatsinda nize muri gihe cyo mu murenge y'iwacu gihe gitesese nyine ariko nize ntano urumva natsinze mbona ibaruwa taza kunkinisha the first time njya kwiga muri internet ugera muri internet rero sasa no sasa rero navuga ati n'ubwa mbere urumva n'ubwa mbere nari ngiye kugira gute kuba separate na family nkajya kubaho kwanjye nyine nta muntu umwe muri famille mbona bro girlfriend wamurekeje arabizi bino bintu amerekeje ari boro nyine by'ibisanzwe twajyanaga ibimari bagera babintwaje ndetse n'ibibagi tuba turagiye ariko nyine nkajya ndi kuvuga ati ewana none ubu ngubu noneho ninjye uri uko byasa kose urumva ngiye muri internet n'ibiki byose so noneho rero ubwo numva abantu mwaje nyine zamari turagenda twinjira nyine mu kigo tugeze nyine babizi ko mbere yo kwinjira mu kigo nyine abanza akabasaka n'ibikoresho nyine byuzuye amavuta amasabune amakayi n'ibiki byose noneho njyewe baransaka urumva ariko mfite man yanashimira kino kiganiro azambara nakirebe Dani Matrice wa Jeke reka mvuga ngo kwiga animatrice reka nabigushimire ku itangazamakuru none anga kwiga ari mu bantu mbikesha bigizemo uruhare ni benshi mbikesha first of all habanza Imana gakurikiraho famille yanje animatrice nagakurikiraho yego amwita Adrienne much respect ndagukunda nakubaha nubwo twaburanye ariko ntabwo nakwibagiwe ahubwo hari icyo nshaka kuzakugaragariza kuko byasa kose hari icyo wakoze kandi nzabikora aha ugeze rero mu wa kane wabaye ukangahe mbangezeyo baransakisha nyine barasaka n'iki twatugiye muri dorotwari gadi nubwo mbere nari mbonye ningiye kuba ahantu hari abantu benshi noneho ari njye umeze nkanjye nyine ufite ubumuga urimo wenyine kino kintu ndeka mpita nakivuga disability is not inability kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze ko udashoboye kutajya kwiga mu bigo by'abantu bafite ubumuga biri mu bintu byatumye mbatafu mu mutwe cyo kintu cya mbere biri mu bintu byatumye niga kubana n'abantu bose muri society biri mu bintu byatumye nyine ntekereza kuri za gatagara zirahari za cyane bafite ubumuga sibyo ariko kwiga mu kigo nyine ibintu bagerageza nyine bazanagire wenda facilities nyine zorohereza abantu bafite ubumuga wenda bazishyire mu kigo sibyo nyine bazishyire mu bigo by'amashuri ariko bajye biga bavanze n'abandi kubera ko birabafasha cyane wowe ku giti cyawe uri umutangabuhamya mwiza ngende umutangabuhamya kuko byo byaramfashije kwiga n'abandi ngende umuntu ufite ubumuga ariko niganye n'abatabufite bandi biri mu bintu byamfasha kandi noneho performance yawe kandi ubundi performance nkagira gute nkayikomeraho kubera ko muri internet n'ikintu cyatumye nongera kuba tafu hari ukuntu mwageraga muri dorotwari muvuye nko kurya mugatera story cyangwa se ugasanga bari gusereza umuntu bigeze kunserereza urabizi ko gusereza n'ibintu bisanzwe mu buzima gutera ubuse bro baranserereje bambwiza ukuri kose kuri bwabo fura buragenda burashira urumva niyo mpamvu ngira ngo bahita humanity urumva bwabo fura buragenda burashira
ndagira none umuntu nanjye ku buryo nanjye nagusereza utabura icyo unsererezaho nuko noneho hano nyine ubunyagasozi bw'iwanyu bugushiriramo ndagenda nyine bya bintu byose ngo bambwiraga ngo kino mwumva nta n'ikintu uri kumbwira aho ngaho abaniga baragiye baranserereza bagira ngo bari barampatanye baranserereza ndagira ngo umuntu nyine mpinduka umuntu kandi nta rwango ruhari ariko bakakubwiza ukuri bakambwiza ukuri ariko nta rwango mbaze ko uko n'ubundi abakorwa zari inshuti zanjye burya bari abantu benshi kuko ku buryo niyo nyine wenda hari kugira umuntu mbangamira ntabwo byari kuba n'isaha nyine ntabwo bari gukiranuka ariko abo ngabo bari inshuti zanjye barakurabuye koko barandabura ndagenda ndemba umuntu nyine umuntu w'umugabo urumva iki ni ikintu cyatanje yego bagomba kubona iPhone isoma ndi mu kiganiro man ndi mu kiganiro ninjye wumvishaga niwe nyumvishaga urakoze iPhone izi ni iPhone abantu batazi iPhone dore ngiyi na iPhone 11 tuyirebe kandi tuyitegereze kandi mu yikundi naho uramutse uyishaka wajya kwa Rujama phone shop ari muri Cafe Zone yayikwereza unashaka kuza kujya no minsi iri imbere ushaka kuzajya nayo kuzakujyanayo nabonye ufite agatekino kandi ndashaka kutunga iPhone Rujama yagufasha sugo ntunsebeje koko Rujama wayerekanye tukayireba yerekane singiyi telefone yanjye ni Samsung ngo ni murebe si gade nashaka ko Rujama ntago ari tekino Kagara ninde ubwiye ko ari nikanga ni Samsung gade nashaka ko Rujama azaguriza iPhone pe oya telefone byo ni hatari Rujama atanga telefone z'ubwoko bwose nta telefone ushobora kuba washaka ngo yibure kwa Rujama so nukuvuga ngo umwana yari mu bandi biramufasha cyane bigatuma nyine abawe kugira ngo nyine undi wundi utariwe nyine biramufasha cyane ndetse no kwiyubaka urumva nakomeje kwa gutsinda kwanjye ndatsinda ubuse navuga ngo baranyuzuye aragira ijyaho kitwa kunyuzura shumi yanjye kunyuzura nigeze guhura n'umuhungu sinzamwibagirwa anyuza arambwira ngo nimukore ku musatsi ngo nimukore ku musatsi mwari igihugu kirekire byatanje kiravuga ngo nkora ku musatsi umuntu ariko yakunyuzuye ariko nyine ngewe so nyine hari kunyuzura kuba munyuza nyine kurugomo ariko ari no kunyuzura bura kuzima muri guterana ubusima ngena nakunda kuzima pe ariko nabwo ari kunyuzura kubugoryi ugasanga nyine ukoze abuse nyine ku mwana tu usanga rimwe hari abantu bagiye bava mu ishuri kubera kunyuzurwa se kera rero ibintu byo ntabwo ari byiza ariko nyine hari ukunyuzura bigatuma umwana nyine yiyadabuta yisanga mu kigo aba wa muntu utandukanye n'ahandi yahoze so narakomeje ndagerageza ndiga ngeze CZM urumva nahise njya kwiga IT nyine tu abantu batarabizi ndoma IT abantu mutanga akazi reka mbya n'amakampani mu ndeye mu nkundi abantu rero reka mbya n'amakampani ubu ikintu cyitwa computer ndeba byo bindi bita guprograma programming ubu nabyo urabiprograma rwose bikagera gukoresha vuba abafite amakampani rero badukunde kandi bature kandi badukunde baduha akazi dukore tubona amafaranga twiteze imbere ariko nanone uyangewe ubuzima nageze CZM mera nkaho mind zihindutse so it's okay nize IT ariko kwiga IT n'undi muri segonderi ya segonderi nyine urumva nize IT segonderi yego noneho nyine urumva ndakuvuga ngo ndi CZM nabayeho nyine ho mind zihindutsemo kuntu segonderi nigaga software development noneho ngeze kaminuza urumva naje gutsinda mbona buruse basari urumva ahantu ibintu byagiye biva hano aho bigeze nza gutsinda mbona buruse yego cyo ya kaminuza abantu bo bya kaminuza bamaze kuyimenyera ni ingoma baranatubonye barakubonye waje no kunsu harya buriya nge nawe twamenyanye ugiye kwiga ngiye kwiga cyangwa wari usanzwe wigayo ingoma
nje nawe sinzi niba wibuka hari ahantu twari turi hano i Gikondo umbwira yuko ugiye nimba ari ejo uzajya ku ishuri. Nzajya ku ishuri kandi ngoma yego nibwo bwa mbere ugiye. Nibwo bwa mbere nari ngiye bura ntabwo nari mpaze nyine tu numvaga banavuga ngo kibungo ngo dutaro ariko nukubeshya mani bira bintu nukubeshya nazanze na ubu nawe umaze kuba umunyakibungo kandi nta n'ibintu birenze urumva ni nyine ni ukubeshya nta butaro buhaba abantu bajya bakura amagambo ngabo ni ukubeshya bira kera hari ibintu byakundaga kuza sibyo bimeze nk'inkuru udashobora kumenya ngo ninde muntu wazanye iyo nkuru sibyo ariko nyine ugasanga ikintu kiri mwese mukemera mutyo nanone nta muntu n'umwe ugihagazeho mutazi ninde wakizanye mutazi ngo cyavuye cyane nk'ahantu nko mu byaro wasangaga akavuga nta muntu wacyo asanga ugasanga n'akantu n'agasaro abanyacyaro mwese mukaziranyeho tu none hari ahantu iwacu hari ahantu habaga ukuntu nitugiyeho ndashaka kuzakwereka ahantu ngo habaga ibizimu byadanje nyine ku buryo ngo aho hantu nta muntu wacaga nijoro mukaba muzi ngo hari isaha umva nje mu rugo bajyaga banira sero ukuntu ngo byayaga ngo nyine epfo wacu umugezi bita Gisoma tuzabona nitujyayo kuko nshaka kuzajya kubereka aho mu ushaka kuzantembere kuzakwereka tembera gitwa gihe na Rusizi mwereke iwacu mwereke ukuntu bimeze ako mugira amafi naho ni ukuvuga ngo ikivu kimeze nk'aho kiri kure yacu za Nkombo cyangwa ku hepfo nyine kiratwitarura ariko haba ikise cyane aho ngaho mu iwacu nyine akenshi ni ibintu nyine by'ubuhinzi tu ikintu cyose nyine ikintu gihera ibintu bihera cyane ibintu bita ibijumba imyumbati n'ibigori imyumbati n'ibishyimbo nyine ibiboro by'imyaka tu nyambona nyine harera cyane nyine harera cyane pe so muri universite ubungu uramenyereye ajyo ubugeze mu wakungana gutyo ubungu ndajya mu wa kabiri kuko gutyo turi muri vacances ubu ni mu kwakira ndajya mu wa kabiri ubungu se ni Kagara nk'ubu uyu munsi nk'umuntu aramutse akubwira ati ngo hayi task zimeze gutya ngo hino uzajya gukora ibintu n'ibi ni ukuvuga ngo ikintu kigendeye na mudasobwa oya mudasobwa yo ikintu kijyanye na mudasobwa si ibintu wasengera kuko ni ibintu njya nkunda kuvuga ngo ni ibintu bindimo ntabwo bindiho kuba ikintu kikurimo ni ibintu bigendana muri wowe nyine ni ibintu bitandukanye bindimo ntabwo bindiho gusa ariko gato ngo mpita navuga ni ukuvuga ngo hari uburyo mind yanjye yahindutsemo bwo reka mbwire n'urubyiruko cyangwa se urubyiruko wenda reka barirwo mbwira noneho it means buriya you have to change your mind urumva ntiwiga uvuga ngo uzabona akazi icyo kintu cyo reka nibanze nkibabwire pe wikiga uvuga ngo nzabona akazi ni nayo mpamvu igihugu cyaje kikazana ibigo nyine byintu ngo bya TVET kugira ngo abana babahe ubumenyi bihangira imirimo iga bwa bwenge bwawe bugufasha kujya gute kuza kuba hano hanze kwihangira imirimo kuko ndakeka ni nacyo igihugu kiri guha agaciro cyane kurusha ibindi bintu byose wikiga uvuga ngo nzakora muri biro bya bintu byica umayindi cyane wikiga uvuga ngo nzakora ngo muri company runaka yes bibonetse it's okay ni byiza bibonetse ibyo bintu nta muntu utabyemera ariko no mu gihe ibyo bintu bita ariko nubyishyiramo wumva kuko ari kugomba kuba ibintu bizakugora cyane bizaze ubikore kuza bihereze 50% no kutaza ubihereze 50%. Kagara uyu munsi uri umunyeshuri muri kaminuza yego uri mu IT ubungu wamaze kuba mu IT cyangwa umuntu mu IT asoje I'm in progress to be IT in progress uyu munsi none umuntu aramutse akubajije ati Kagara uri kwiga ngo uzabiki uri kwiga ngo uzakora ikinzi zawe nizi kwiga bikora byaragoranye nkuko wabyivugiye umenye ko ntabwo kuvuka ufite ubumuga ntabwo bikwiye kuba urwitwaza ahantu ari hose oya niva kintu abantu banagikure mu mutwe ukuri ntabwo bigomba kuba urwitwazo ryo kujya kudatera imbere cyangwa se ubwo mani ikintu wenda nanagishyiraho umucyo nkunda gukora video abantu bajya kurikirana TikTok yanjye bajya kubona video nyine ndi gukora indirimbo nyine z'igihugu to kuko nje bro I love my country for real
kubera ko impamvu nkunda igihugu cyanjye ni uko igihugu twebwe cyafashe amahoro kirayaduha kugira ngo tugire gute aya mahoro dufite nanga tuyabyaza ibintu byiza bizatugira akamaro mu gihe cyacu kizaza. Urumva ndetse niba abo bantu baduhaye amahoro abantu bakaduha igihugu cyiza kimeze gutya oya note twebwe tutabyaza umusaruro kuyakoresha nyine ugira icyo wigezaho uva hano ibintu bishoboka cyane. Abantu bajya kuna kumbona mani nyine niyanditseho y'u Rwanda hano mu gatuza mani ngiye nkunda igihugu cyanjye cyane. Abantu banasore TikTok yanjye banabirebe abantu bajya kunda no kubibona. TikTok yawe yitwa Kagarara kabisa ugiye uhita ubibona. So none se ubwo nyine uriga kugira ngo wumva nyine ushaka kugera hehe ese ko ubundi kuza muri industry ibyo byaje bite? Akamaze musubije kingi se warumbaje bwa mbere ngo ndiga kugira ngo nzabiki. First of all sibyo ndiga kugira ngo je ubwanjye nzigirira akamaro. Urumva nimvuga nje ubwanjye ngumise nkombanamo na famille yanjye ngirira akamaro n'abandi ndetse akarusho ngira akamaro n'igihugu cyanjye. Ibyo nibyo bintu ngewe icyo nicyo numva nzaba ntumbaze ngo nza ministeri ibyo ngibyo wenda yego nshobora kubiba cyangwa se nshobora kuba wenda umushoramari ariko ndiga kugira ngo nyine nzagira icyo nimarira nje ubwanjye n'abawe n'abanje n'abandi ndetse n'igihugu muri rusange. Icyo ushaka kuzaba so nimba umushoramari ibyo bizaba birimo byose nzagira icyo nimarira nimba umworozi bwe turaza no kubivugaho. Yes mwese nyine kuza muri industry ibyo byaje bite nyine byari ibintu byawe ese none aha nyine uyu munsi bihagaze bite? Hari ikintu nibura ubasha kubibonamo kigufasha nyine mu buzima bwawe bwa buri munsi? So ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze kuza muri industry ubona reka ntangire ukuntu byatangiye tu njyewe reka ntangire kumvuga ku muntu bita Jay Polly. Urangira umwana akundaga Jay Polly bimwe birenze kwemera ku buryo twayaga tujya n'ibintu byo kujya kuririmba kujya kuririmba nyine urabona muri primaire baririmbaga bakamanota mbere nazaranga kwaro kuririmba ndirimbye zirandirimo za Jay Polly nako nakuririmba ngo amatage ngagira nabi urumva yaje papa nari kundaga cyane noneho nkajya niyumvamo ko byasa kose nazamuki umuraperi umva ko nazaba umuhanzi none najya kuririmba ku ishuri nkabona n'abarimu baje kushungamiriza abanyeshuri bose bakuzura kasi bakaza kureba ati Enoch agiye kuririmba Kagarara ngo ntago nararyitwa urumva ati Kagarara ati agiye kuririmba nyine nkabona abantu ndaririmbye abantu barabyishimiye. Nasuhuza umuntu bita Placide umwarimu wanjye wanyigishije muza muri primary P6 n'umuntu wadacyane ndamushuje kude chapeau. So oya ari umutaramu yajyaga tubwira indirimbo bita Karibuso yajyaga yibabyinira yari umutica wacu yari afite strategy nyinshi nyine zo kwigisha tu yaratubyinaga kugira ngo twumve ko turi muri mood nyine ewana yari umurezi nyine mwiza cyane yego. So noneho naririmba nkabona abantu nyine babikunze tuvuga ati ariko nyamara ibintu ndamutse ngize amahirwe yo kubona nagera ahantu hejuru nabigaragariza ibintu bishobora kuba byakundwa n'abantu mbibika aho ngaho ndakomeza njya muri segonderi naho mba mbifitaho nkajya nandika uturirimbo noneho ntajya kwandika uturirimbo twanje nkajya nturirimba noneho ntajya noneho kuvuga ngo ku ishuri ndagira ko dukora ikintu bita itorero urabona namwe nkunda indirimbo z'igihugu njyewe namwe nkunda nyine izi ndirimbo z'igihugu namwe nzikunda bya danje noneho twagira mu gihe cy'itorero nari Osimurare abantu bizi igihe cye barabizi Osimurare mu itorero ninjye wari Osimurare urumva ati Enoch naza dushiraho umurare tugeze ubwo umva twageraga buri wa gatanu nimugoroba twageraga nyine itorero ntabwo uzi icyo ari cyose itorero hari urumva itorero riba uko biki hari itorero hari buryo butandukanye hari anga yabyina zino ry'igihugu nkuko
bavuga nk'indangamirwa cyangwa hakaba n'itorero rino ryo ku abantu nyine kugenda bimeze nka training mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ni ukuvuga ngo nyine twajyagayo nyine itorero nyine twajyagaho tukiga nyine bakatubwira nyine ku mateka y'igihugu, urumva, bakatubwira nyine ukuntu tugomba nyine kubaho, bakatubwira ukuntu tugomba kwiteza imbere nyine, bakatubwira nyine ibintu byose nyine by'igihugu nyine n'uburyo tugomba kwitwara, tukanandirimba indirimbo nyine z'igihugu, urumva, nyine akaba ari ibintu byiza cyane, urumva. ngewe niyo ngona rose murari kabisa. Babanga intore yo ku ruhembe rw'iburyo, yo ku ruhembe rw'ibumoso, kandi sinzi ibyo bintu niba bizi, kuko ashobora kuba atarigeze arijyamo n'umunsi n'umwe, ajya akaruta wajya gukaruta ndakumvise wajya gukaruta kugira ngo ntabyo uzi, nabivuze mbona uraheze. Iyo bavuze intore ku ruhembe rw'iburyo rwade wumva iki? Nta kintu numva. Ubu ngiye kubisobanura nshobora kwinyuramo. Ubu dukomeze. Noneho urumva ndakomeza ngeze muri segonda, nongeze muri entry na sasa, nibwo natangiye kubona ko ibyo bintu bishobora gushoboka. Ndagiye ndabyibuka umunsi wa mbere bakora show yo kwakira abaruru, hari ukuntu nyine bakoraga show nyine yo kwakira abaruru, bro, banje stage bataneguje, hari ukuntu Musa yajyaga imbere ya kumva aratangiye nyine, urumva twari tumaze ibyumweru bibiri mu kigo, man, nibwo bwa mbere ngeze mu kigo, sinzi ngo nibiki bibamo, nifitiye ubwoba, none ugiye kunjira stage niyo ndahita mpfa. Ariko abantu bakaba bari bamaze kumbona yuko nshobora kuba nyine nakora utuntu nyine turenze. Tujya nyine muri sale, batujya muri sale, abanyeshuri bajya kudutaramira nyine, bandi batwakira nyine nk'abantu bashyashya. Ngiye kumva uyu musore atangiye, yambonye nicaye inyuma, ati rero tugiye kwakira ngo umuntu udasanzwe mu kigo, ngo tugiye ngo kwakira ngo umuntu ngo wadanje, ngo umuntu ngo ninde ngo mwabantu, ngo ni umuntu wadanje, ngo reka twakire, ngo reka twakire. Ndiye ndikwaga Simani, Simani umusare umuntu ukazandirikwaga, ngo reka twakire ngo Simani on the stage. Vuga ati ndapfuye none ibintu ko bategeze abingiye, runtu mumishe ngiye kwinyaraho. Ngate so ubwa mbere ngiye kujya ni bwa mbere ngiye guhagarara imbere y'abantu benshi, ibintu biragoye. Bro, narahagurutse, nyimara guhaguruka abanyeshuri bahita babona ni ngewe, intebe zaravunitse icyo gihe. Abanyeshuri barasara, intebe barasara, ibibazo itera hejuru, avuga ati ndapfuye, mba ngiye imbere. Akarimbo naranditse kera, akarimbo kanjye mba ngakubisemo abaye barasara, kandi baze ko nagiye nkaririmba, abanyeshuri bakama amafaranga, abanyeshuri bakikoramo ubwabo, bo bakikoramo bakama amafaranga, kaba bya bintu ujya ubona muri Genesis Comedy, urumva, bakikoramo bakama amafaranga man. Yego. None ntangira kumva ko ibaze ko amateatri none sasa bumva amaze kumenyera amateatri yaba mu kigo, ninjye wagiyemo, none ntayo no kumenya no kuvuga ati na filime nayo nisangamo, ari ukwandika indirimbo nabyo nisangamo, ndavuga ati mishobora gukunda. So bayeho, none ntangira kujya nyine kuducano, nkora ikintu kinyine biraho ngaho, nibwo naje nyine kugira gute kwisanga no mu Ruganda nyine, none sasa none yibonamo none neza tu. Kagara, ha hantu waturutse, uyu munsi uri i Kigali, uri i Kigali, uri Ngoma, uri muri Kigali nyine, ntabwo kiriyo, ha hantu noneho waturutse. Warimutse wese, uracyariyo, hari imishinga ukorerayo, hari ibiteganya gukorerayo, bimeze bite nyine uyu munsi? Nibyo uracyari umunyeshuri, ariko nanone nyine aho hantu nyine naho waturutse wagwana. So first of all, kamanze mbivuga muri buno buryo, nababwiye tumeze nko turi gutangira, nababwiye ngo nkimara kugera, reka mvuge na muri kaminuza no byatangiye cyane, nese nivanamo mind yuko ngo ndi kwiga ngo nzakore mu biro, ngo nzagire gute, ikintu bita kwihangira umurimo. Nje ntabwo nageze mva cyangwa nivuga ngo ndimutse ngumveyo wese, gukora ahantu mu cyaro hari ibintu byinshi twakabyajije, byinshi bifite amafaranga pe, ndetse cyane. Ahubwo habura iki? Critical thinking, tekinolojiya,
ubundi ukareba iki gikenewe kwiga tere aka kanya ndakubwiza ukuri nifitiye n'agashinga abantu banabimenye mfite agashinga niba ari abantu banatera inkunga reka abantu dutera inkunga mfite agashinga k'ubworozi. watangiye? Natangiye mu rugo i Rusizi. Urumva natangiye mu rugo he i Rusizi. Agashinga sinjya kuvanga na amatungo yangaya nayo ariko nagashinga k'amatungo ariko nabivuga nabi nta n'ikibazo. Nta kibazo watamwivuga. Njyewe na agashinga nyine umushinga nyine mfite. Nje urabona izi intama bipfura bizi mani wibona ibihumbi 20 nguje kugira gute mani twebwe turubyiruko turashaka gutera imbere. Uyu munsi urabona ibihumbi 20 ikiza abantu 20 sibaye 40. Yego. Gura gahene ugashyire mu cyaro, gura gatanu ugashyire mu cyaro. Ejo nta wamenya. Uhera kuri kamwe ejo ukazagera ku tuntu twinshi. Nimbiva guca abantu baravuga ngo nasaza. Ubyo bintu nje impamvu mbikubwira nuko bishobora kumfasha. Niba nguza gatanu nkagashyira mu rugo. Sibyo? Wona nje kubivuga gutya no kubera ko iki mu rugo ni mu cyaro. Wona ushobora kuvuga ati nge ntuye mu mujyi use ngo nabikora gute. Hari ibindi bintu bishobora kuba wakora. Sibyo? Shaka gatungo ugura cyangwa ushaka gashinga ukora. Kakayanjewe ashaka kwagura umushinga. Wenda abantu bagiye batabana amaji de brakata. Uri amaji hari ibintu namwigiyeho. Namwigiyeho ibintu bikomeye cyane. Kutita kuhuriwe, kutita ku izina ufite, kutita ku cyuricyo. Ahubwo ugakora. Amaji yoroye inkoko. Utegereza ko nayo kuza mugani we kwambara ifosa akakuyimurikaho ari ibintu byamunanira se. Ntabwo byamunanira ibyo bintu. Ariko se ko kiyoroye inkoko. Yego. Uyu munsi aragura inkoko imwe. Izatera amagi. Wenda reka ndi gutanga urugero rw'inkoko imwe ariko ni nyinshi. Ayo magi azavaho amafaranga. Urumva? Azagemurira ibigo amahoteli akomeye arye. Actually nitwebwe tuzayagura. Nitwebwe muzayagura. Ejo bundi ngiye kugira gute? Korora. Yego. Sibyo? Uko byanatangiye biri muri process. Ko nangira umananye mfite umushinga w'inkoko ngiye gutegura. Uko nyine nashaka gukora ibintu bibiri kandi bizavamo. Ndetse ni nabita. Nawe urashaka gutangira umushinga w'inkoko? Inkoko. Nshaka gutangira umushinga w'inkoko. Kuko nanatangiye mfite nkeya nyine mu rugo. Ni Rusizi nzifite. Abantu bavuga ngo se ngo kuri kure ngo bizitagwa ibi byose bisaba gutegura. Ikiriho waratekereje. Byose bisaba gutekereza ndetse no gutegura. Witekereza ko ibyo bintu utabishobora. Ukimara gutekereza ko ibyo bintu utabishobora nyine nta nubwo wanabishobora. Icyo wakora cyose. Ukimara ngo kino kintu ngo sinagishobora. Nyine ntabwo wabishobora nyine byarangiye. Urumva? Yego. Ashaka korora kugira gutangira umushinga w'inkoko. Tena na utangiye. Urumva? Yego. Si inkoko gusa. Nizo ntama. Nizo ngurube. Abisilamu bambabarire kuko turi gushaka amafaranga. Nibyo mani. Si byose? Kagara. Imishinga waratangiye nyine nuvuga ngo iyo ubonye ubushobozi bukura he ko gutangira nyine no kuvuga ngo nose garden urugero niba ndi umwakta muri munuza muri movie sibyo niba ndi umwakta muri movie urugero nawe ngiye nko kuri site bampaye 20 cyangwa se singiye kuvuga umushahara wanje kuko byo nibanga ry'akazi. Yego. Bampaye 20 cyangwa bampaye 10 sinyabitse zigade 20 azagura imishwi ngahe. Vena azagura imishwi ngahe. Utegeza ko Vena azagura imishwi ngahe. Wenda ntiyagura iyo ntama. Hako nagwa abari imishwi nk'itatu cyangwa 5. Yego. Iyo mishwi je wundi none yorore. Ejo wundi zawe kwigisha amafaranga menshi cyane. Cyangwa usange iri kubyara indi mishwi. Urumva? Ni ibintu byiza cyane. Ejo wundi urafata iyo mishwi kuko njye nushaka no kuzayongera gute? Niba noroye izo nkoko ariko haba hari n'indi kuko ndashaka gukora amatungo magufi cyane. Cyane.
kurusha ibindi bintu byose. Kujya mu nkoko, kujya mu ntama, mu mahene no mu byose nyine tu. Gusa nashaka gufokasa ku kintu nyine cy'inkoko cya ko mana hari ikintu navumye ku muntu tu. Yego. Yes. Kagara. Yeah. Waza twemera se tukazajya mu rugo? Oya ni ukuvuga ngo story yanjye iracyari ndende. Uko navuga ko nyine ari nko kuvuga ku buzima bwanjye ko natangiye aho ngo bongeze. Chagade ni ukuri ahangeze pe. Nshimira n'Imana cyane. Urumva? Kuko Imana agiye gukora ibikomeye ntawe nsaba umuntu pe. Niyo bawumpa turakennye pe. Ariko none Imana agiye gukora ibintu bikomeye. Hari ibyo Imana yagiye ikora. Hari ibyo Imana singiye kuza ngo mvuge gutya na gutya. Kandi buriya nyine yego nta mafaranga dufite. Ariko duke umuntu arya aratubona rimwe na rimwe. Sibyo? Kandi ukagerageza nyine kutujera. Yego pe. Niwe ngo buryo rero. Yego. Mu rugo ho urumva ndashaka iki n'ikiganiro tuzakora tuzamanukana i Rusizi. Kambwira abantu b'i Rusizi ngo mu minsi mike bagomba kuzambona. Ndashaka kuzagira Rusizi nkwereke wenda abantu batazavuga ngo ni kubirariraho hagarabura ngo ni content ngo yateguye ngo nta. Ni mu murenge wa Gitwa? Umudugudu wa Gitwa. Murenge wa Giheke. Abantu b'Igitwa kuguhereza amata yo kuri Giheke Dayari ndababamarije. Irahari. Hari Giheke Dayari. N'abantu b'i Rusizi mujye kuri Giheke Dayari mugura amata ameze neza cyane. Tuzajya kunywa amata rwose. Batayemo. Yes. So nashaka ko tuzajyana. Abantu nyine nkabereka mu rugo tukagenda abantu tukara nyine mu rugo tu. Yes. Okay. Uwo wacumbikira hano? Ya, ni ukuvuga ngo reka ducumbikira tuzajya dukina dukomeza. Ya, story iracyari ndende kuko ni byinshi ugomba kuzavuga. Kagara, nimba nta kintu bigutwaye waduhereza nimero. Hanze aha hari abandi bantu bafite ubumuga. Hari abantu muri rusange. Abantu dufite ibibazo bitandukanye. Kandi uko biri kose uko wowe waba wararenze bimwe birashoboka cyane ko ushobora kubwira n'undi muntu sibyo no kuganira n'umuntu nawe akagukuraho igitekerezo nawe akavuga ati uzi n'ikindi kuko kutigirira icyizere biri ku bantu twese muri rusange sibyo. So waduhereza nimero wakifuza kukuvugisha ari wese akaba yakuganiriza. So nimero nta kibazo. Jya uvuga ngo n'amakampani ashaka kwamamaza kugira ngo tubeho n'abashaka kwamamaza. Amakampani ashaka kwamamaza mwabantu abantu bashaka kwamamaza ibikorwa byabo bikamenyekana. Hari mwampamagara nk'abamamariza. Urumva? Nk'abamamariza. Ibintu bikagenda neza. Imirangiyo ni 079 sorry. Ninjye kuvuga ngo 080 kandi sindakura. Umunani ni abantu bakoze ngo nuko nyine numva bavuga ariko simbizi. So 079 019 27 So rero nkomeza no kubabwira ngo ntahandi hantu ushobora kuhasanga telefone imeze neza uretse ko Rujama Phone Shop ni hano muri Car Free Zone. Nimwe turi no gutanga promotion yo wabimenya ibyo bintu. Ashwe. Turimo gutanga promotion ku bantu mani. Nuko abaza nona. Abagenda nona hanga kabisa. Urumva? Ndetse muna following Instagram ya Rujama. Kuri Instagram ni Rujama Phone Shop, kuri TikTok ni Rujama Phone Shop, mugere mu following ku Instagram ndetse mukore na YouTube, mukore subscribe kuri YouTube yiwe Rujama nawe ni YouTube nawe ni nako niko yitwa urumva. So nukuvuga ngo turimo duhemba abantu bagiye bakora subscribe nyinshi nako abantu bagiye bakora nyine subscribe mu bambere ese abantu banagiye banadufurenga ndetse banakomantinga abantu bose turi kubahemba. Umwana muri mu byigane abashaka amatelefone pe mugire mwegerere Rujama ndetse akoreka usobone wababwira nimero. Yego watubwira nimero. Ese buriya iyo umuntu agiye avuga ngo ni Kagarara ibintu nabibonanye nabikuyeho biba ari sawa cyane nta kibazo gukoreka kose turakorana. Nanjye rega ari ushobora kuhansanga nka phone nkayiguha. Yego urumva ni ibintu nyine aba ari ibintu byiza cyane. Kagara iPhone yawe rero nawe erega mwana mbone. So nimero za Rujama Phone Shop ushobora kwamusangaho kugira ngo aguhe telefone nziza ni 0782 773754 ndayisubiramo 0788 muhamagare abaye telefone nziza cyane ibintu bigende neza. Kagara wakoze cyane. So nawe mwakoze twakenetse no gutumira kuri Kigali Channel. Reka dushimire abantu bose bagiye babanye na kuva dutangiye kugeza dushoje.
kandi mukomeze mukore subscribe kuri Kigali News Channel, mukomeze mubone ibiganiro byiza, ibiganiro bibubaka, ibiganiro bya vibe. Ewana muzajya munageraho umuntu aseke munishime, kuko njye ntabwo nzigera mbura kuri Kigali News Channel. kandi kantu nuko ibiganiro byiza ahanini biri imbere cyane, ko mugiye kuza mubibona 5 kuri 5 kabisa. Kagara wakoze cyane. Mwakoze cyane namwe kabisa. Ciao ciao. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.